hashize imyaka 15 apfuye. Iyo yazaga ku isi n'ubwo buryo yazagamo, yarazamukaga isanduka yiwe igatera ikinyuma ikibirindura akavamo. Nuko nguko niba ugeze ahangaha uraza gusobanukirwa. Hari uwakinguraga, agikingura yasakiranye n'uri kuva mu butaka, n'uri kuva mu mva, agira ubwoba, arangije afata ku munwa. Isanduku yari ipfunduye, iripfundura. Uyu ni umukozi w'Imana yari agiye ku murimo. Hari n'uwaza gutyo. Uyu nguyu yapfuye imyaka 15 irashize apfuye. Nuko yazaga afite fiyanse we ku isi. Nuko nguko iyo aje kumusura, nuko nguko avayo. Ariko noneho uyu munsi araje, abasha kuba hagira umubona. Uwo nguwo uwureba niwe ubashije kuba noneho yamwibonera. Uyu nguyu iyo avuye ikuzimu, iyo avuyeyo, nuko akabanza agatora akayaga ko ku isi, akabanza agatora mitende, ubundi agatambuka. Imana nyagasani, uyu munsi nuko dutangiye filime yacu y'uyu munsi. Rwose bahitiramo filime nk'izi ngizi zirimo inyigisho kugira ngo ujye ubasha kuba wamenya ibyo ugomba kuba wamenya. Uyu munsi hari abantu bagakundana rwose, bakagera kuri level yo gushakana, ariko bikazaba iyanga. Hari inkuru mfite rwose, inkuru ya nyayo kandi yabaye inaha mu Rwanda, nayo nzayibaha nyibasangize. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere kuri Dom Drama, kora subscribe, ukore like, rwose udushyigikire, ubundi ujye ubona video zacu umunsi ku munsi. Uyu ni umukozi w'Imana, yatangiye kumukurikirana intambwe ku yindi, agenda gake gake kugira ngo abashe kuba yareba amaherezo y'uyu muntu. Uyu nawe yarabibonye ko hari uwamukurikiye. Umugore nawe arangije arajijisha rwose, areba ku ruhande. Uyu nawe, uyu mudayimoni w'umukobwa nawe bimwanga mu nda, akajya agenda atyo. Mana nyagasani, ese biraza kurangira bite? Wowe iyandikishe rwose, ujye ubona video zacu umunsi ku munsi, ubundi turusheho kugenda twunga ubumwe, dusharinga ibi bitekerezo, kuko ni ingenzi cyane rwose. Niba ukunda izi video zacu tuguha, cyangwa se ukaba ukunda uburyo nkusobanuriramo, jya muri komenti ubitubwire. Niba hari na filime cyangwa se inkuru ushaka kudusharinga ko twazagusobanurira ubutaha, tuzayikora nta kibazo. Niba ugeze ahangaha rwose ukaba utarakora subscribe, ukunda kudukurikirana, wowe rwose uzayikore, ubundi turusheho kugenda turyoherwa. Umukobwa nuko nguko agenda. Umukobwa yarahumuye. Ese kubera iki abantu bapfa bakagaruka ku isi? Ese bikurwaho iki? Bikurwaho n'iki? Ni igiki kibasha kuba cyabikuraho? Kumbi baratwereka hari uwo yaraje kureba. Mana nyagasani, umukobwa akundana n'uyu musore, bari bafitanye gahunda rwose yuko aje kumusura. Umukobwa yamubwiye ati bebe, tinari nkukumbuye cyane. Umusore aramubwira ati butujeho gakeya, ati turashaka kuganira, ari uko hari igikorwa mbashije gukora byibuze kugira ngo nemere ko turi kumwe. Umusore yakuyeyo impeta, arangije aramubwira ati ese wambera fiyanse, ese wambera umugore, wakwemera gushyingiranwa nanjye? Mana nyagasani, ibaze nawe, uyu mugore uko yakamukurikiranye yahise aza ahita akuraho ukuboko, abwira umusore ati nta soni, uwo ugiye kwambika impeta uzi uwo ari we cyangwa ni ugupfa kwambika gusa? Umusore aramubwira ati ako si wa mugore we, uvuye hehe, ugiye hehe? Ese uri kwivanga mu byanjye nawe? Uzi ngewe ugize umusheri wanjye igihe dukundanye? Rwose umugore aramubwira uti uyu mukobwa ni sekibi, ati ni imyuka mibi, uyu nguyu ntabwo yakagombye kuba ari kumwe nawe. Umugore aramubwira ati nakwiboneye uburyo wajemo, naho uturutse,
nahabonye ntushake kuzana ibintu by'amananiza ahangaha. Umusore yaramubwiye ati mpereza ikiganza cyawe ubundi nkwiyambikira impeta, ubundi bitubiveho kuko uyu nguyu ntabwo tumuzi. Uyu rwose umugabo yivuye mu mbaraga cyane, arangije akubita urushyi umugore arangije aramubwira ati ni njyewe ukubise, ati njyewe ndimo ndakurwanaho kugira ngo mbashe kuba nagukiza, atari kurankubise. Umusore aramubwira uti urimo uramenyera cyane, urimo urakabya. Umugore yaramubwiye ati ntabwo uzi ikipe uri gukina nayo. Umukobwa nawe ati wihuruje, ati ntabwo wakagombye kuba uri ahangaha, ati uyu ni sheri wanjye dufitanye poroje ndende, ati va ahangaha ugende. Uyu mugore nawe aramubwira ati wowe ntabwo uri umukobwa, nta n'ubwo ukwiye kuba uri ahangaha, ibyawe byose nabibonye. Mana nyagasani, mu myaka yose 15 ishize yakundanaga n'uyu musore ariko yarapfuye. Mana nyagasani, ese kubera iki ibi bintu bibaho? Ese biraza kugenda bite? Niba ugeze aha rwose ari bwo bwa mbere, ntugende udakanze kuri ako kabuto, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Umusore yakomeje kubwira uyu mugore amubwira uti va ahangaha ugende, ati nukomeza guforusa, ati ngenda gukubita, ati nukuri kw'Imana ndagukubita, va ahangaha ugende, ati uyu musheri wanjye kumutereta yaramvunnye. Yarongeye umukobwa aramubwira uti niyambikira impeta, rekana n'iyinjiji y'umugore itazi ibyirimo. Umusore rwose yahise ayongera atungurwa n'ibyo umugore ari gukora, yanze ko amwambika impeta. Gusa umugore ari kumubwira uti ngiye mvuye hano hirya, ati uyu mukobwa ahantu avuye, ati nahabonye, avuye mu mva, avuye mu butaka. Uyu mukobwa ni sekibi, ni satani, yarapfuye, ntabwo wakagombye kubura aho ngaho. Umusore yatangiye kugira ubwoba, atangira kumva ibintu umugore arimo avuga. Umugore arimo aramubwira uti uyu muntu ni sekibi, uyu muntu agufiteho misiyo itari nziza, ati njyewe, ati banza undebe, ati urabona koko nsa n'imyuka mibi, ati urabona njyewe narahanzweho na satani, ati njyewe ndi muzima, ati wowe warapfuye ntabwo uri muzima. Kandi abantu benshi b'abakobwa mukunda kwitwara gutyo. Uyu mukobwa nawe yatangiye kuvugira hejuru, ari nako avuga uti uyu mugore njyewe sinzi icyo acakaho, ntabwo nzi impamvu ari kundwanya. Uyu mugore nawe akamubwira uti ntabwo ari ukukurwanya, ahubwo urarwanya n'imbaraga mbi zikurimo na misiyo itakubereye kuba wakagombye kuba uri gukora. Uyu musore nawe arabwira umugore amubwira uti urimo urabeshya cyane, uri umubeshyi, njyewe maranye imyaka 10 n'uyu mukobwa dukundana, aturanyumva neza. Umugore nawe akamubwira uti iyo myaka yose rero, ati rwose iyo myaka rero ntabwo yari ariho, ntabwo yari umuntu muzima. Umukobwa akamubwira uti va ahangaha ugende, urashaka kunteranya n'umukunzi wanjye, ati sheri, ati nyiyambikira impeta, ati ngiye nyiyambikira impeta, ibindi byose biraza gusobanuka mu nyuma kuko njyewe nta kintu mfite hano, ati ntabwo ndi gutinda cyane rwose. Uyu muhungu yatangiye kumubwira ati rwose, ati uyu ni sheri wanjye tumaranye igihe kinini, ati ntabwo wakagombye kuba uri kwitwara gutyo. Gusa umusore yatangiye guca bugufi. Gusa umukobwa afite amagambo menshi. Umusore yaramubwiye ati tuza mbanze mwumve, ati tuza, ati umukobwa akamubwira uti reka kumva uyu mutindi, nta kintu ufite cyo kumwumvaho. Umukobwa agakomeza barusha umunwa rwose, ari nako umusore yagarukiye umugore ashaka kumwumva kugira ngo yumve byibuze icyo amubwira. Ese biraza kurangira bite? Iyi ntambara iraza gukizwa n'iki? Ese wowe aho uri ujya usenga? Ese wizera Imana? Niba rwose ujya usenga Imana, jya kuri komenti wandikemo ati amena rwose, kuko uraza kumenya buri kimwe cyose ikijya mbere. Umukobwa yarasaze cyane, atangira kubwira nabi umusore, amubwira uti nyambika impeta yanjye, gira vuba, ati nyambika impeta yanjye wanyemereye. Ari nako rwose
umukobwa akomeza kumufurusa cyane, umumama aramwitegereza ari kureba amahane uyu mukobwa afite adasobanutse. Ati njyewe nyambika impeta yanjye akandi nutayinyambika, ati njyewe ntabwo turi bucane uwaka. Umusore nawe yatangiye kureba amahane umukobwa afite, atangira kumuturisha amubwira ati tuza, ati ngaho tuza, ati rwose tuza mbanze nkwambike. Agiye kongera kuyimwambika yaramubwiye umugore ati wowe rwose, ati nta kintu kibi ushobora gukora kuri uyu mwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu wamutwaye ubwenge, ati nta nubwo akikumva, ati ugendera ku bitekerezo byawe, ati ariko ntabwo ushobora kuyambara, ati niryo kosa ryonyine ntakora rwose. Ati njyewe ndizera Imana yanjye turahorana, Imana yantumye ngomba gusevinga ubuzima bwawe, wowe wagahungu we ngomba kugutabara. Umukobwa yatangiye noneho gusomera uyu mumama amubwira ati rero wa mugore we, ati ujye ureba ibikureba, twebwe tubayeho mu buzima bwacu, ntabwo wakagombye kuba uri aha ngaha. Ati nta n'impamvu igushyigikira rwose kuba uri hano uvuga amagambo ariyo yose atameshe. n'ikimenyimenyi sheri wanjye nta nubwo akwitayeho, nta nubwo yakwitaho. Ati noneho kubera ko atanakwitayeho nta nubwo yakumva. Ati rwose, ati njyewe agomba kunyambika impeta tukabana ubuzima bwanjye bwose, kandi nta n'undi mukobwa namaze kudesida yuko nta wundi muntu bagomba kubana. Mana nyagasani. Umugore yaramubwiye ati vuga ndakumva, ati vuga ndakumva. Uyu mukobwa nawe yatangiye gusakuza, umusore bitangira kumurenga, atangira kuvuga uti se uyu muntu ugira amahane gutya niwe koko ngiye kubana nawe, umuntu utabasha no kubaha abantu bakuze. Mana nyagasani. Umugore yaramubwiye ati kuvuga cyane ntacyo bimara, twebwe tuvugishwa n'Uwiteka Imana yaduhanze, tuvuga make meza, gabanya umunwa. Ati ibyawe byose nabibonye, ati wavuye mu mva, ati waturikije ubutaka mireba, urangiza uva mu mva, uri dayimoni wowe, ngiye kugusengera. Ati ngiye kukwereka yuko ibintu byose ushaka gukorera uyu muhungu bitaza gukunda. Ati uyu muhungu ni sheri wanjye, ati tumaranye imyaka 10 yose, uyu munsi yari kumporopoza ubundi tukabana. Ati rero ntabwo ashobora kubana nawe, uri dayimoni, ntabwo ushobora kubana nawe rwose, ntibikunda. Ati ngomba kubana nawe, ati kandi niyo yagenda aho yajya hose namusangayo, kuko uko twamenyanye ntabwo ubizi, nta nubwo ubishinzwe. Ese birarangira bite? Iyi ntambara irakizwa nande? umukobwa yabambye rwose, arimo aravuga uti ngomba kwambara impeta, uyu naramutsindiye, namaze kumutsindira, mufite mu bushobozi bwanjye, nta nubwo yanyanga ngo bikunde. Ikimenyimenyi ibyo ngibyo wikora, ibyo byiyumvo byawe ufite nta hantu byahurira n'umwanzuro njye nawe twamaze gufata. Namaze kumushyira muri njyewe, yatuye muri njyewe, nta handi hantu ashobora kujya. Umusore yatangiye kugira ubwoba, yatangiye kumva aya magambo, uyu mugore arimo avuga, uyu mukobwa arimo avuga, atangiye agira ubwoba rwose. Umugore nawe yaravuze uti reka nze nkwereke, yakoze ku kimenyetso cy'umusaraba. Umukobwa arakomeza arisaza, amubwira ati nta kintu wakora, buriya imyuka mibi iyo umuntu ashaka kukuganza, buriya kurusha umunwa, iyo umuntu yakurushije umunwa disi akakubuza kuvuga, akenshi nta bisobanuro wowe ujya ugira. Mbabwira ngo mujye mukunda abantu basenga, namwe musenga, kugira ngo ubashe kuba wabaho ubuzima bwawe bufite intego, bufite ubuzima buzima. Umusore yatangiye gukeka amababa umukobwa, arangije yihisha inyuma y'umugore. Umugore yamutunze urutoki aramubwira uti njyewe nahanzweho n'Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru niyo yantegetse ibi. Ati nagukurikiye, ati ndagukurikira, ati ngukurikira aho wagendaga ugenda ukenguzwa, ariko nashakaga kumenya ibyawe, ndimo ndagufesinga. Izi ni imbaraga z'Imana, uretse kunsinyikira wowe ukaba waseka, nta kindi kintu wakora. Batangiye gutungana intoki,
Mana nyagasani, wibuke neza uburyo uyu mukobwa yajemo ku isi. Aje rwose gutererwa ivi, baje kumuporopoza. Yatangiye kuvuga amubwira ati wa rugore we, rw'urunyendaru. Mana nyagasani, yatangiye kumutuka, ari nako rwose umumama abwira musore ati guma inyuma yanjye nkwereke, ubundi mbashe kuba nakwereka icyo ngiye gukora. Umukobwa yakomeje kwiyahuza amagambo amubwira ati wowe, ubuzima bwanjye bwamaze kwibumba, ntabwo wabasha kuba wantandukanya n'uwo nikundiye njyewe. Mufiteho ubushobozi, imbaraga zanjye zirenze uko ubitekereza, niyo mana yawe wiratana. Nta n'ikintu cyakora. Mana nyagasani, ese birarangira bite? Rwose nkubwira ngo kora like, ukore na share, ubundi ukomeje kudushyigikira, ubundi turebe amaherezo yabyo. Nawe ndebera rwose. Umugore yaramubwiye ati ku izina ry'Imana yo mu ijuru nsenga, ntabwo ishobora kunkoza isoni n'ikimenyimenyi. Ngiye kukwereka, nkuhaye amahirwe ya nyuma. Nudakizwa, ngiye sinshobora gukizwa. Kizwa mu izina rya Yesu. Ngiye sinshobora gukizwa. Yatangiye kumukubisitisha icyo bita isengesho. Yatangiye kuvamo ibintu by'imikororombya by'imbaraga. Umusore yumiwe, umusore rwose nawe atangira kuvuga atokesha ngo mu izina rya Yesu abazimu bashye. Umugore aramubwiye ati nudakizwa ndaje nkwereke uko ngewe nkora. Yamukubitishije isengesho, ibintu by'imiriro n'imikororombya byose bikajya bimusohokamo. Umukobwa agataka cyane avuga mbabarira sinzongera. Ibi bintu ndaje nsubire iyo mvuye. Ntabwo nzagaruka. Nakumenyereye utari uwo kumenyerwa. Mbabarira. Umukobwa yaramanutse hasi. Umusore nawe yatangiye kugira ubwoba, agiye kubona abona umukobwa aragiye. Buri imbaraga z'Imana nizo zonyine zagukiza, nizo zonyine zaguha ubuzima buzima. Umukobwa yaragiye, nuko yagiye, uko yaje ni nako yagiye. Uyu musore nawe yaramubwiye turakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ari nako uyu mugore abwira uyu musore amubwira wanze kunyumva wa musore we. Wanze gukorera Uwiteka. Uwiteka Imana yaraguhamagaye, urangije wigira mu busambanyi, usambana n'uwo ushaka n'uwo ubona wose. Ndagira ngo nkubwire yuko ibi bintu nudakizwa ngo wegere umwami n'umukiza, urupfu rurakwegereye. Kandi nta n'undi uzagutabara. Wankubise. Rwose unzize uyu mukobwa, ngaho munyereka ahangaha. Umusore yararangujwe, abura uwo areba, gusa arakomeza amubwira umbabarire. Uyu mugore nawe yarakaye cyane rwose, amubwira umbabarire, ndakwiyamye.